ihindagurika ry'imiyoborere mu itorero rya ADEPR, aho indembo zagabanijwe zikaba 5, amaparuwasi nayo akagabanywa akagera ku maparuwasi 30 gusa. Ni impinduka nini mu mateka y'itorero rikomeye mu Rwanda ADEPR. Kugira ngo dusobanukirwe neza ingaruka z'impinduka, ni ngombwa kubanza kureba aho ADEPR yavuye, uko yagiye ikura, ibibazo yahuye nabyo, ndetse n'icyo abakristo bashobora kwitega ku buyobozi bushya. ADEPR yatangiye mu mwaka w'1940, itangijwe n'abamisiyoneri b'Abasuwisi bari bafite intego yo kwamamaza ubutumwa bwa Pentecote mu Rwanda. Mu ntangiriro itorero ryakoraga mu buryo bworoheje, rifite abayobozi bake ariko bafite umuhamagaro n'ishyaka rikomeye. Mu myaka yakurikiyeho, cyane cyane nyuma y'ubwigenge bw'u Rwanda mu 1962, ADEPR yatangiye kwaguka ku buryo bwihuse. Yageze mu turere twinshi, yubaka insengero, amashuri, ibigo nderabuzima ndetse n'imishinga y'iterambere. Yabaye rimwe mu matorero manini mu gihugu, rifite abakristo benshi kandi rifite ijambo rikomeye mu mibereho y'igihugu. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ADEPR nk'andi matorero yose yahuye n'ihungabana rikomeye. Insengero zarasenywe, abakozi n'abakristo baricwa, abandi barahunga, ariko ryaje kwiyubaka buhoro buhoro, rishyiraho gahunda zo gufasha abarokotse kwiyubaka no kubaka igihugu. Mu myaka ya vuba, ADEPR yagiye ihura n'ibibazo by'imiyoborere birimo kutumvikana mu buyobozi bukuru, ibibazo by'imicungire y'umutungo, kudahuza imikorere hagati y'inzego zo hejuru n'izo hasi, kuregwa mu nkiko n'ibibazo by'amategeko. Ibi byose byatumye havuka igitekerezo cyo kuvugurura imiterere n'imiyoborere kugira ngo haboneke imikorere inoze kandi ihamye. Kugabanya indembo no guhuza paruwasi ni icyemezo gishobora kuba cyarafashwe hashingiwe ku mpamvu zikurikira. Impamvu ya mbere, kunoza imiyoborere. Inzego nyinshi zishobora guteza ubwinshi bw'inyandiko, ubukererwe mu gufata ibyemezo no kwivanga kw'inshingano. Icya kabiri, kugabanya ibiciro by'imikorere. Inzego nyinshi zisaba abakozi benshi n'ingengo y'imari nini. Icya gatatu, kongera ubugenzuzi n'imicungire myiza y'umutungo. Iyi nzego ari nyinshi cyane, kugenzura neza umutungo biragorana. Icya kane, guhuza icyerekezo. Ubuyobozi bushobora kuba bushaka ko itorero rigira icyerekezo kimwe, aho buri rwego rukora mu murongo umwe. Ibi byose nubwo bimeze gutya, hari ingaruka nziza cyangwa mbi bishobora guteza. Ingaruka nziza ni uko hazabaho imikorere yihuse kandi inoze. Iyo inzego zigabanutse, gufata ibyemezo birihuta, nta kunyura mu byiciro byinshi by'ubuyobozi. Ibi bishobora gutuma gahunda z'itorero zikorwa neza kandi ku gihe. Icya kabiri, kugabanya amakimbirane. Iyo hari inzego nyinshi, akenshi havuka kutumvikana ku nshingano n'ububasha. Kugabanya inzego bifasha kugabanya ayo makimbirane. Icya gatatu, imicungire myiza y'umutungo. Ubuyobozi bushya bushobora gushyiraho uburyo bukomeye bwo kugenzura imikoreshereze y'umutungo, bigafasha gukorera mu mucyo no kongera icyizere cy'abakristo. Icya kane, guhuza imbaraga. Paruwasi nini zishobora kugira ubushobozi bwo gukora imishinga minini. Ingaruka mbi bishobora kugira: kwitandukanya kw'abakristo n'ubuyobozi. Iyo paruwasi ziba nini cyane, hari igihe abakristo bumva bayoborwa n'abari kure yabo, bigatera icyuho mu mibanire. Icya kabiri, kugabanuka k'uruhare rw'abayobozi bato. Abayobozi bo ku rwego rwa paruwasi bakuweho bashobora kumva batakigira uruhare runini mu gufata ibyemezo. Icya gatatu, impinduka zitunguranye. Abantu benshi bakunda kumenyera imiterere isanzwe. Impinduka nini zishobora gutera impungenge, kutabyumva neza cyangwa no kwivumbura. Icya kane, ibyuho mu itumanaho. Iyo inzego zihujwe, zishobora gutera ibibazo by'uko amakuru atagera ku bakristo bose uko bikwiriye. Icyo abakristo b'itorero bakwiye kwitega muri iki gihe: abakristo ba ADEPR bashobora kwitega ibi bikurikira: umucyo n'ubunyangamugayo. Nyuma y'ibibazo byagiye bivugwa, abakristo bakeneye ubuyobozi bubabera icyitegererezo mu mucyo. Icya kabiri, kwegera abakristo. Nubwo inzego zagabanijwe, hakenewe uburyo bwo gukomeza kwegera abakristo mu rwego rw'itorero rito. Kongera imbaraga mu ivugabutumwa. ADEPR ifite amateka akomeye mu kwamamaza ubutumwa. Abakristo biteze ko bizakomeza guteza imbere urubyiruko. Mu gihe urubyiruko ari rwo rwinshi mu gihugu, biteze ko hazashyirwaho gahunda zirushaho kubafasha iterambere rifatika. Nk'uko ADEPR isanzwe igira uruhare mu mibereho myiza,
amashuri, uburezi, ubukangurambaga. Abakristo biteze ko bizakomeza. Ibibazo ubuyobozi bushya bushobora guhura nabyo kuri iki gihe: ikintu cya mbere ni kwizerwa n'abakristo. Nyuma y'igihe byavuzwemo ibibazo, kongera icyizere si ikintu kibaho umunsi umwe gusa, bisaba ibikorwa bifatika. Icya kabiri, gucunga impinduka, change management. Impinduka nini zisaba gutegura abantu, kubasobanurira no kubashyira hamwe. Ibibazo bya mikoro, guhuza amaparuwasi no kuvugurura imikorere bisaba amafaranga n'ubushobozi bw'abakozi. Icya kane, umubano n'inzego za leta. ADEPR nk'itorero nini rifite inshingano zo gukorana neza n'inzego z'igihugu mu kubaka igihugu no kubahiriza amategeko. Icya gatanu, ikibazo cyihangana mu buyobozi. Abayobozi bashya bashobora guhura n'igitutu gituruka ku bakristo, ku bakozi ndetse no ku mateka asanzwe, ariko hari n'ibisubizo bishoboka. Ibisubizo bishoboka ni ugushyiraho gahunda y'itumanaho rihamye, inama, amahugurwa. Itangazamakuru ry'itorero rigomba gukoreshwa neza. Icya kabiri, amahugurwa ku bayobozi kugira ngo imiyoborere ibe imwe kandi ihamye. Kwiye kuba amahugurwa ku bayobozi kugira ngo imiyoborere ibe imwe kandi ihamye. Hakwiye gushyirwaho uburyo bw'imicungire y'icungamutungo buboneye. Hariho igenzura rihoraho n'ubunararibonye rikorwa mu mucyo. Guteza imbere ubufatanye hagati y'inzego zose kuva ku rwego rw'itorero rito kugeza ku rwego rw'igihugu. Hagomba gushyirwa imbere isengesho n'indangagaciro za gikristo, kuko ADEPR ari itorero, imbaraga zaryo zikwiye gushingira ku ndangagaciro za Bibiliya. Ihindagurika ry'imiyoborere mu itorero rya ADEPR ni intambwe ikomeye ishobora kuba amahirwe cyangwa imbogamizi bitewe n'uko rishyirwa mu bikorwa. Amateka y'iri torero agaragaza ko ryagiye rihangana n'ibibazo bikomeye ariko rikabasha kwiyubaka no gukomeza. Niba ubuyobozi bushya buzashyira imbere umucyo, kwegera abakristo, kunoza imikorere no kubaka icyizere, izi mpinduka zishobora kuvamo itorero rikomeye kurushaho, rifite icyerekezo gihamye kandi rifitiye igihugu akamaro kanini. Ariko niba impinduka zizakorwa hatitawe ku bitekerezo by'abakristo no ku mateka y'itorero, bishobora guteza icyuho n'umwuka mubi. Mu by'ukuri, ejo hazaza h'itorero rya ADEPR hazaterwa n'uburyo ubuyobozi bushya buzubakira ku mateka yaryo, bukumvira abakristo kandi bukayobora mu kuri, mu rukundo no mu mwuka. Mu gihe hari amagambo menshi ari kunyuza ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube asebya itorero cyangwa anenga amavugurura arimo gukorwa, ni ngombwa ko abakristo b'itorero rya ADEPR bakwiye kumenya ko itorero rishingiye ku kuri, ku kwizera no ku mateka y'itorero ryabo. Icya mbere, abakristo b'itorero rya ADEPR bakwiye kumenya ko itorero atari iry'umuntu umwe cyangwa itsinda runaka, ahubwo itorero ni iry'Imana. Mu mateka yaryo kuva mu 1940 kugeza ubu, ADEPR yagirwa n'ibigeragezo byinshi ariko rikomeza kubaho no gukura. Amagambo yo kuri social media siyo agena iherezo ry'itorero. Yesu yavuze ko inzugi z'ikuzimu zitazarinesha. Ibi bitwibutsa ko niyo hari amagambo asesereza cyangwa anenga, itorero rifite inshingano rikomeye kuruta ibitekerezo by'abantu. YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga, buri wese ashobora kuvuga icyo atekereza, ariko hari abavuga bashingiye ku makuru atuzuye. Abandi hari abavuga bafite inyungu zabo bwite. Hari abashyira imbere gukurura views aho kuvuga ukuri. Ariko icyo abakristo bakwiye kumenya nuko ukuri kudaterwa ubwoba n'amagambo. Abakristo bagirwa inama yo kudahita bemera buri kintu cyose babonye cyangwa bumvise, ahubwo bagashishoza. Iyi itorero rihindura imiyoborere si uko riri gusenyuka, akenshi ni uko riri gushaka gukomera no kunoza imiyoborere. Mu mateka y'amadini menshi, amavugurura yabaye intangiriro y'igihe gishya n'imbaraga n'iterambere. Kugabanya indembo no guhuza paruwase bishobora kuba bigamije kunoza imicungire, kongera ubugenzuzi, gushyiraho umurongo umwe w'icyerekezo. Ibi bikwiye kurebwa nk'amahirwe yo gutangira neza aho kubikora nk'ikibazo gusa. Hari igihe amakosa ashobora gukorwa n'abantu ku giti cyabo, ariko ntisobanuye ko itorero ryose ari ribi. Itorero rigizwe n'abantu kandi abantu bashobora gukora amakosa, ariko ubutumwa n'indangagaciro zaryo biguma bihamye. Imana ikoresha n'abantu bafite intege nke, kandi iyo habayeho gukosora no kwikosora iba ari intambwe nziza. Mu gihe hari urusaku rwinshi kuri internet, abakristo bahamagarirwa kudakwirakwiza amagambo atizewe, gusengera ubuyobozi bw'itorero, kugumana ubumwe aho kwinjira mu macakubiri.
ubumwe nibyo mbaraga z'itorero. Amagambo yo kuri social media cyangwa se amagambo yo kuri YouTube ashobora kuzima vuba, ariko ubumwe bw'abakristo buraramba. Icyo abakristo bakwiye gukora, bakwiye gushaka amakuru ku murongo wemewe w'itorero. Icya kabiri, kugira ibiganiro byubaka aho gutongana. Icya gatatu, kwibanda ku kwizera ubutumwa bwiza. Icya kane, gushyigikira amavugurura mu buryo bwubaka. Abakristo b'itorero rya ADEPR bakwiye kumenya ko ibihe by'impinduka bihora bizana urusaku n'ibitekerezo bitandukanye, ariko amateka y'itorero agaragaza ko ryagiye rihangana n'ibigeragezo rikabasha gukomera. Amagambo yo kuri social media ntakwiye kubatera ubwoba cyangwa kubaca intege, ahubwo bikwiye kubatera kurushaho kwegera Imana, gukomeza ubumwe no gutekereza ko igihe kizagaragaza umusaruro w'amavugurura. Igikomeye ni iki ngiki: ukuri, ubumwe n'ukwizera birusha imbaraga amagambo, urusaku. Reka mbashimire kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mwakomeje kudukurikira. Iyi ni YouTube channel yacu Pastor Ibaho Official. Ngiye nitwa Ibaho Pacifique. Ntibagiwe gukora subscribe.